Ngewe mfite n'umuvandimwe wanjye wagiye United State yaturutse mu nkambi ya Gihembe witwa Manase. Munsurize cya wenda vuga shinyika amenyo wowe. Wenda sobanura ibintu ugashinyika amenyo. Niba mvuze umuvandimwe nagutema indirimbo se wumve nayishyiremo numva muririmbira bose ngo nabaji ngo nebeki ibyo by'amaji ndashaka kubyumva ubuzima bugakomeza nzovu ndabikubwira kenshi ariko nshuti nubiha agaciro urakunda no gusebya nyam umbwira ko ndi igisambo ibyo ngibyo bikambabaza kandi byose birashoboka ngiye kurongora amugore ugatangira uzana ubusazi bugagabanyuka kandi ndi kumwe ji tafu gabanyuka nanjye gabanyuke uzamuka nanjye gazamuka ukamanuka nanjye gamanuka ndagukoma ikinyarwanda byumve gri po wanwe yurumoki Durungu ni sheri wawe. Ntungere ko iki kintu kingana n'urukundo rw'Imana ari we sheri wawe. Ese ni gukuru basi wari cyukurikirije. Naho ngaho. turashize none. Iki kintu kingana na ruva kwa yasa gishore yakanu kangana n'umusore banywace kumurizo ni sheri wawe. Ase ni gukuru umuhungu wese duhuye nkamuzana hanga kushaka umwanga ungu urabona ngenza arungurwa nande. Uragahura n'urwo igihugu cyahuye iki kintu nzari hanga hane gike. Kingana n'umusozi waje. Kandi yenye gukuru nzagunga mve muno rugo nibonera amahoro. Kahunga igihugu abandi bakirimo cyangwa uhungu iyo wagiye. Siri gukuru n'umuntu afite umuga bw'umubyibuka bije abizire. Ariko ikimuga n'iki kitari ikimuga n'iki. Hari iki nta kaguru. Iki kimaze nk'umunyoro. Hari iki nyuma cyarabundagaye wagira ngo n'umusozi waje ari burano ubuzima bwe. Ibi bisa n'ubuzima n'ubumuga nta nubwo ari ubumuga byabaye byanyabindi wabo barabikuriyemo baragiye guhamurira. Numenye umutwe ahuriye akaguru numenya aho kari nta mutwe ntaryo nta kibuno ngo yembe yene kare wanje. Mwinzoga zawe kusunika mwinzoga zawe niho uzizanye tugitangira ikiganiro ntabwo azanye kirahurira after this one no mwinzoga zawe madafaka nuvuga ngo rero mwinzoga zawe faza faka uri kwandika nimero zande ngani wewe wamdakaza ubita umuntu umugabo akwashirije wasaje kuhora amakiga Ndabahamagara ariko nyina wa Yezu waragowe we. iyo batari byaba turi kugendera ariko kubaza ni ngombwa kabaze mbw'inzira kahungu kubugabo wa kibyimba we zuri cyo nangi mbwa nuko mpura nazo Shere nawe aratukana nutsende Nigi Imana izakubaza ngo igituba naguhaye ngira ikintu wagikoresheje Winazari ndabahamagara ariko nyina wa Yezu waragowe we. Aho shamba nkukumbuza ko iyo maze umunsi umwe wonyine ntakubona azogabanya ubugere bwawe nkumbura ngende umugabo wawe ndi inshuti yawe nkumbura muri rwego None se teta uba wumva nka minibus itandukanye na Minarock Kasongo yeye Mombali nanga Kasongo mbona wewe Ubyumva nanjye banumva mini bis hariya na mini wate dufashanye turi inshuti mani Shamusaza ndimo ndumva ngiye kabisa ntagwita amenya ahantu bitandukanye ahubwo wadusobanurira tu mugerageze nibura
ndumva yaba ari nka kampani nyine yari amabisi urumva yaya mabisi nyine ari nka kampani nyine tu niko mbyo yo mujene wanje nawe ni uya ntago ngiye mbisi singiye kuvuga ibintu nazi ni saso ni insazi Baramwiza. Yego nawe mabuye y'ikibuno. Akurumva kwene urumva umuhungu nzamushobora koko. Nurumva kwangwa kuri yanza harakiruhura ubwabyo ukuntu inkende ziye zimanuka zivuye ishyoro zikaza mu kariya. Bura Regis yanazirongora. None se nize. Nuvuye zirankende ziri hari Regis yanazirongora nta so nagira. Nation. Oya nanga aricyo nikuvuga. Siyabitubwiye rero turaryoshye banza. Zitakuryohera niki se wo? Nwaguha amahurunguru ko bavuga ngo araryoshye. Oya. Ndi kumwe n'umukire wanjye ndamuhamagara ndamubura. Itonde yakamwana bayimwe. Wayiki se nono. Urakire. Ntabwo nyane bicana. I don't want peace. I want problems always. Baciyemo urumva ko bireba niba ushobora kwireba ugasanga ndakurusha inzobe uri igikara emotional damage yaba karusha niba garafrere hano akurusha uburanga uri mubi seka nka nyampinga dejo aya mashimwe yawe ibiye byose mana yawe Toka satani kwa jina replay ya replay ireye replay ariko sha mu ruhengeri ko bari gutanga uburyo bwo kogosha ingagi ukaba hano i Kigali nkaba mbona umeze nkazo waje bakakogosha ukasubira iwanyu oya rakije ibintu by'amaferi ngaho mwabana DJ Brian buriya ngo afite igikoresho mu gikozwe muri plastike tumazeho abagore DJ Brian kurimo kudutwara abagore nujye no gutwara dusoye we yakamwana bamwita Muyango amwita Muyango none ubu numugore wa Brian se ntibagiye kugabana numugore wa DJ Brian numugore wiwe yana usko bikase mari ko nta makuru nari mfite ngiye kintu nzanibaza none kuri sokuru wanje kubera ko utashatse umunyamurenge ngo uvuge ngo ni ushatse oya ngo nanjye nabamuza kandi abanyamurenge bakomoka kuri njyewe ndahebye few moments later uri umunyamurenge cyangwa uri umupfurero uri umunyamurenge cyangwa uri umupfurero ahubwo bwana Nyamubondo TV uri inshuti ya Dimbati yabanye na mushiki wanjye yatunze miliyari 2 witwa Jeanne Musabyimana yarapfuye ari inshuti yiwe ubu tuvugana uzambwire Dimbati tugirane imishyikirano nk'iyarusha uzambwire undi mugabo witwa Senderi namujyanye muri Gumangoma 5 ntagaranyibuka yana usko bikase mari ko nta makuru nari mfite njyari umuntu wamwise ndahebeba nzana urufu ndabwengeze ku mutonyi wa gupfa nese ko bavuga ngo amarira y'umugabo atemba ajya mu nda wewe wahebye gute nk'umwana yewe naragize ngo iki ngo amarira y'umugabo ngo atemba ajya mu nda cyeye kutababaye hariho n'abasinda bakarira kubera inzoga nyinshi oya inzoga byo birumvikana gusinda ku nzoga byo birumvikana umuntu aragukubita ukarira ntabwo uba wakubisa urira nk'agahinja no kugira ngo ariko impamvu urira ugira ngo wenda
umuturanyi w'uwo mugore niba kumva baze nibura bavuze induru umuntu yishe umuntu sibyo ko buriya Kigali na hamwe ntibatabara ujya kumva ngo asanzwe ari umugabo wiwe ngo nimumureke nashaka mwice baraziranye ibaze ubwo se bakubwiye gutyo kuko none nawe ukubitwa baravuze ati mwihorera muhane n'umugabo wiwe shabyihorera